ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Karibu Songo afite iweri inkuru nziza. Hagati aho icyizere cy'ubukire bwihuse Express yari amaranye iminsi kimaze kuyoyoka. Ni mu ikinamico rangurura. Niko Gatako nakicariye n'igihe nakubyukirije koko. Eregana n'ubu nta kigenda. Ni kwa kundi n'ubu ndumva nta mbaraga ndagira rwose. Nyine itegura ujye kwa muganga. None si imbaraga urazizana gute tunutivuza? Ndaza kujyayo ni hacya pe. Ubu ndumva nta mbaraga mfite rwose. Oya, karaba witegura ujyane na saa gusige kwa muganga dore aragiye. Icyo ni cyane rwose cyamuzonze. Ubwo kiba cyumvise akabebo ka mu gitondo maze kikamuvuyangaye. Use turabigenza gute munyankiri? Hari ikindi se nuko umuvuza agakira. Kwa muganga se wa muntu we ko nubundi ejo yiriweyo bakamuha imiti. Urabona hari icyo yamumariye? None se umuntu bandikiye urushinge rwa buri munsi. Urumva yatakizwa n'utunini bamuhaye umunsi umwe gusa koko. Ngewe urwaye bw'uyu mwana buri kuntera amayobera pe. Hari ahandi hantu wumvise umuntu arwara inzoka bakamutera inshinge? Nababwiye ko basanze ari igifu kimereye nabi mama, ntabwo ari inzoka. Cyaba igifu sebwo. Bakagutera inshinge nazo za buri munsi. Ariko se urumva ibyo webaza umwana Vesti. None mbaze nde? Niba abaganga baramubwiye bati uburwayi bwawe n'ubu kandi buzavurwa n'umuti uyu n'uyu, urumva Gatako ari kujya kubaburanya koko. Nuko byagenze papa. Kandi sinari kubwira abaganga ngo izo nshinge nazo nshaka rwose. Ngiye nifitiye ubwoba pe. Ubu burwayi bwa Gatako ndareba nkabona si igifu kandi si n'inzoka. Ntabeze ubwo ariwo wasanga ushaka kuvuga ngo baramuroze. Ikarabasha. Ikarabuze tugenda wivuze ni wishinga ibyo nyoko avuga. Allo? Yego we. Komera kare. Amakuru y'iminsi se. Turaho ntacyo tubaye. Amakuru se wo. Nanjye ndaho nuko nakubuze gusa. Muri iminsi kuri kutwihisha cyane. Ibazera. Ubwo se nawe wambwira gutyo kandi ari nkaho duhorana we. Duhorana gute se? Uretse kuvugana kuri business kandi nabwo kuri telefone. Ubundi hari ubwo duherukana imbona nkubone. Shaka guhura imbona nkubone byo ntiduherukana da. Gusa nyine nta mutima mubi ni kwa kwiruka dushaka amafaranga atadushaka. Gira uboneke rero ngo usengerere. Aha, niba ushaka kunsengera byo ntabwo nabyanga rwose. Sha nukuri uri muranyamamariza neza cyane. Ndashaka kugusohokana ahantu nkagushimira kuri mu ukora akazi neza. Sha ndabyishimiye cyane rwose. Ahubwo mbwira umunsi ntazica gahunda. Burya rero ibintu bitinze birapfa. Ushaka waza kuza tukarisoma kuri uyu mugoroba. Sawa reka ntangire n'umunyu rero mugoroba uze kugera icyaka cyambanye icyorezo. Mukomere cyane we. Yewe komera karibu so we. Ese wari umaze iminsi ubahe ko ntaguherukaga. Yewe mbacanga kumwe kwanjye. Gusa nubwo natinze ariko nkuzaniye inkuru nziza. Ngaho se mbwira ngo bimeze bite se? Umva fata telefone yawe ufungura. Naguhaye akarinki ubanze urebe. Karibu. Iki kiganiro cy'uyu mukobwa katumuhaye kirimo iki? Ariko se wabaje ugafungura. Uragira amatsiko y'ikintu ufite mu ntoki koko? Nizere ko nta muntu wankozeho ikiganiro Karibu. Kuko uyu munyamakuru kati ndamuza akunda gukora inkuru zisebanya cyangwa iziteza amakimbirane mu bantu. Ikiganiro cyagigukozeho ariko humura ntabwo ari ikigusebya cyangwa ikiguteranya n'abandi. Uriya mugore ko nta kintu ujya mpangana ahubwo yankozeho inkuru ivuga iki koko? Amatsiko yawe nayo baza rwose atoroshye. Ubwo se urakomeza kumbaza aho gufungura ngo urebe koko. Fungura urebe humura yakwamamarije. Kati se? Kate rwose naramuteretse ngo atwamamarize papeteri mbona arabyemeye. Ubu guherejo agiye kujya avuga papeteri ya wera muri buri kiganiro cyose akoze. Kwamamaza ko nzi ko bihenze ubwo yemeye kubikora ku buntu Karibu so. Humura rwose iterambere rya papeteri yawe nukuri ryari impangayitsa nkuko riguhangayitse. Urakoze sha. Ubwo rero icyo byansaba cyose yewe Karibu suyunguye ngo imenyekane nukuri nagikora. Urakoze Karibu. Urakoze rwose nukuri uri umuntu mwiza pe. Si kenshi wabona umuntu uhangayikishwa n'iterambere ritari irye cyangwa iry'umuvandimwe we. Burya rero nuko utabizi wera nukuri urenze umuvandimwe pe. Rwose nuko ubunanira ariko wemeye nko muri zimera
mpera z'umwaka nagukorera agasiripurize pe. aha agasiripurize se kameze gute Karibuso? wowe shakira umwanya ubundi tuzasohokana urebe ko ntazakakwereka cyane. nta kibazo nzawushaka muri iyi minsi mikuru ya Noheli. Ipapeteri nta bakiriya ziba zifite. nzarebamo umunsi umwe mfunga ujye kunkorera ako gashya. wowe kora hano ni ukuri. merci beaucoup. wowe uzabipange ubundi umbwire maze nkwereke ukuntu ngutunga urukumirwa. niko yemwa harya witwa nde? njyewe se yego wowe maze umwanya nkubona hano hanze sinzi n'abawe wivuje. harya se witwa Gasaro? oya nitwa Gatako. Agatako koko. kumaze umwanya hano hanze se byagenze bite? kuva mu gitondo nakomeje kunyuraho hano kandi sinigeze mbona ujya kwivuza. nta kibazo mfite ariko. none se kutivuza ntabwo urwaye? oya nta burwayi mfite. ndibutse waje kwisuzumisha nk'umugore utwite. ariko se buriya ntiwabugarutse vuba ra? harya ntiweruka hano mu cyumweru gishize? oya igihe mwampaye ntabwo kiragera. none se niba utaje kwisuzumisha muri gahunda y'abagore batwite ukaba utarwaye waje gukora icyaha kuko wa mwana we? ni umuntu dufitanye gahunda mpategerereje ariko mu kanya arabaje. nta kibazo komeza umutegereze ariko ukomeze kuzirikana inama twakugiriye. urazibuka? ndazibuka rwose. nakubwiye ko umugore utwite agomba kwitwararika iki? kwita ku buzima bwe. nakubwiye ko umugore utwite agomba kwita ku buzima bwe n'ubw'umwana atwite yubahiriza gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite. urumva? yita ku mirire ye agafata indyo yuzuye kandi akajya aruhuka bihagije. we n'umwana bakajya baruhuka bihagije. ariko ubwo ubundi uraha Gatako cyangwa turavugana umutima wibereye ahandi? ndahari rwose. cyangwa ababyeyi bawe barakurakare ntabwo bashaka kugufasha? oya mama we turaziranye irajya nsuka ndaza kumuganiriza mubwire ko agomba kugufasha kwita ku buzima bwawe n'ubw'umwana utwite. oya si ngombwa rwose. mama aramfasha uko bishoboka kose. nako si na mama gusa na papa aramfasha akampa amafaranga yo kugura indyo yuzuye bakampa umwanya uhagije wo kuruhuka. mbese ntacyo batankorera nk'ababyeyi. none se ko mbona ibitekerezo byawe bitari hamwe koko? nyine nuko nari ntangiye kurambirwa nibaza uwo muntu dufitanye gahunda ahageze. ariko ubundi nta kibazo mfite pe. kandi urakoze cyane. ahubwo reka nsohoke mve mu ivuriro mbe mutegerereje aha hanze ataza akambura. ni wowe umpamagaye Vesti? cana nkubaze. urambaza iki se ko ntarimo ngurisha imbuto? kandi mbona agataro kuzuye ibinyomoro n'imyembe n'amatunda. ibi bifite ba nyirabyo mbishyire ntabwo ndimo mbigurisha. jya ureka ntugace kuri salo utadusuje di. wowe ntubureba ko n'ibisuko byawe byatangiye gusaza? wagiye uca hano ukareba n'utuntu turi gukora ugahitamo utwo tuzagusuka ubutaha. ariko abagore bo muri salo mwamenya koshya umuntu. ibisuko bitaranamaraho n'amezi 2 birashaje. ariko ubwo umugore w'umukire nkawe amezi 2 ubwo sayo koko? ubundi wagakwiye kuba ubihindura buri kwezi. umukire ni wowe n'umugabo wawe Munyankindi. bigenze bite kuri akaye Betty? nkubwiye nabi? utambwira nabi se. ubwo kunshinyagurira ngo ndi umukire urumva ari ibintu binshimishije? ariko wajya gukunda ko wakwita madamu Mukaniseti w'umubosi. sinzi impamvu rero nkwise umukire bikakubabaza. yewe byihorere wa mubyeyi we. ibyo nahuye nabyo si ibyo kuvuga. byagenze bite se ko hambere aha twakwitaga umubosi ukishima? burya nabyinaga mbere y'umuziki ntazi uruntegereje. urimo uravugira mu migani ntawe wapfa kumva icyo uvuga pe. icyo mvuga nuko amafaranga twagombaga gukura muri cya kigo twashoyemo imigabane byarangiye ntanayabonye ahubwo nayo twashyizemo tukayahomba. oya ntumbwire ibyo Betty. imigabane mwashoye muri cya kigo kizabacururiza urusenda mwarayahombye? yihorere wa mubyeyi we. wa muvuna muheto yari umutekamutwe n'ikigo ntikibaho n'urusenda ntituzi iyo tuzarushyira. ye baba we. gusa icyo nabonye cyo nuko izi mbuga nkoranyambaga zuzuye ubutekamutwe bwinshi cyane. ibyo byo ntacyo beshya. imbuga nkoranyambaga iyo uzikoresheje udashyizemo ubushishozi wakisanga ahantu habi cyane. dore kundwa we. kundwa karama Gatako. reka mbanze ngusuhuze ndabona kaminuza yarakugize icyuki. yambisha amakuru se we nako Pole ndabibona ko warwaye uvuye no kwa muganga. sha nta nubwo ndwaye nuko nari nahaje. wari waje kwa muganga utaje kwivuza se? hari igihe nicara mu rugo nkumva ndarambiwe nkakaraba nkajya nigendagendera ngatembera. ego ko ukaninjira no mu ivuriro simbonye ariho uturutse ra?
hari igihe umuntu aba agize akumva ntashaka kugira. Ngaho se mbwira we, ndakubona uvuye muri kaminuza rero uraka. Cyane rwose nkabanje mu karuhuko k'iminsi mikuru rwose. Ndakubona bimeze bite se we? Kwiga muri kaminuza biba byifashe gute? Umva bimeze neza. Ubusura cyariga kayi nka mbere. Gukaniraho na n'ubu rwose ndacyakanira kugira ngo nzahakure ubumenyi buhagije buzamfasha kwibeshaho mu buzima bwo hanze. Wowe se umeze ute ibuganwa? Nanjye ndaho ntacyo mbaye. Mba nkubona ku mbuga nkoranyambaga watwitse ushyiraho utufoto tumeze ukuntu umaze kuba umusitari muko. Biraho nyine. Ariko we nubwo wambwiye ngo nturwaye ariko ufite ikibazo. Oya nta kibazo mfite pe. Ubuse gihari sinakikubwira kundwa. Oya ntabwo agatako nsanzwe nzi ari uko amera. Nta morari ufite, wacitse intege, mbese no mu maso biragaragara. Nyine hari akabazo mfite nubwo atari kanini ariko nyine kanzonze pe. Ihangane bibaho. Byagenze bite se agatako? Uranyihanganira rero simite nkikubwira kuko hari amakuru ngitegereje kubanza kumenya mbere yuko ngira undi muntu wese mbibwira. Kunteye ubwoba agatako. Ubwo icyo kibazo utaragira undi wese ukibwira n'ikibazo kimeze gute? We have yindekere yewe. Ariko se wazanye nanjye nkaribo. Ariko se urareba aho urebaho iki kare? Fagitire ni yanjye kandi ninjye ugiye kuyishyura sibyo? Wowe urashaka kuyirebaho iki koko? Ahubwo niba hari ikindi ushaka gufata mbere yuko twishyura gitumize bakiguhe nta kibazo. Oya ikindi cyo ntacyo. Ahubwo wenda reka tuyifatanye nimba wanze ko nyishyura. Ariko rwose turayifatanya kubera iki kare? Ninjye wagutumiye ndakugurira mu rwego rwo kugushimira kuri kunkorera akazi neza. Gufatanya biraza gute? Komera cyane munyanyi. Yego komera nawe dinda gusuhuje. Yego harya witwa ndera ni Karangwa ni Kayiranga ninde? Oya wivunika ni Karebu. Ni Karebu Karebu we naragukunze pe. Asante sana. Uri umunyamakuru mwiza uzi gutara no gutangaza inkuru nziza kandi icyo nagukundiye kurutaho nuko udakunda byacitse Oya gukora neza n'iyindi nkuru zabyacitse cyangwa se iziteranya abantu nibyo bituma bankurikira bakomeza kunyizera. Urimo neza cyane rwose. Ko abantu benshi bagukunda bakanakurikirana amakuru n'ibiganiro ucisha kuri channel yawe ra. Uriya nanjye nubwo iby'imbuga nkoranyambaga ntakunda kubiha umwanya ariko rimwe na rimwe rwose iyo byankundiye nta yindi televiziyo ndeba atari ya Karebu kuko niwe rwose nasanzwe urukuri mu byo avuga. Oya buriya ukuri niwo mutima w'itangazamakuru ryiza kandi rega jewe ngomba kubanza kugenzura niba amakuru ari ukuri mbere yo kuyatangaza kugira ngo n'abankurikira bakomeze kungirira icyizere rwose. Ikindi cyiza wowe ugira yego nuko ibyo yakubwiye byose rwose udahita ubyemera ngo bitangaze cyane. Nakunze kubanza gusuzuma neza ibyo wumvise wasanga ari byo ukabona kubitangaza cyane. Ibyo byo mba ngomba kubikora buri gihe kuko nibyo birinda icyizere mfitwe n'abankurikira. Merezaho rero komezaho kandi n'uwo mujyi urimo nawe ni mwiza. Aratangiye wahisemo neza rwose komereza ufatireho nyine nyagasane muri kumwe. Undi munyuze uvuga n'uwe munyanyi utajya wiburira. Oya rwose nuko nanjye namumenye nararongoye. Ngaho ubundi nanjye mba naramuhisemo da. Ariko munyanyi wabaye utekoko. Ndabeshya se. Kare karame mara nta rindi renga. Uramenye utazirangaraho rero. Tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Karebu se yakiriye ati inama za Munyankindi. Wowe urazivugaho iki? Naho mu ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication.